ibihe byiza mwese nk'uko cyane rutafayivuze ndabashimiye cyane. Umunsi mwiza w'umurimo, uyu munsi amata yabyaye amavuta, cyane cyane ku bigo bya kiliziya, aho umunsi uhuriranye no gusoza icyumweru cy'ukwezi gatolika. Tugendane ahagiye kuri uyu munsi mukuru, biraza kuba biryoshye kandi biraza kuba ari byiza. Kubona gisa nk'urugendo gutambagira abana bakumva misa, ariko hakabona umwanya wo kwidagadura. Tugendane ntimurambirwe. Master ku bakoresha icyongereza. Ni ikintu gikomeye tugomba kumenya. Iteka ugaba umwarimu. Ntabwo nshaka gutinda mu magambo kugira ngo mbere icyo nshaka kuvuga. Ndakoresha ingero nanyuzemo njyewe ndi umwana mutoya, nk'abari abana batoya bicaye hano imbere. Natwe twanyuze mu mashuri abanza turakomeza. Ngiye kubaha ingero ebyiri zidufashe kumva icyo nshaka kuvuga. Turi muri primaire tukiri batoya, mwabonye hano ko hari abana bato bafite ingabire zikomeye pe kandi bashaka kuzerekana. Twigeze kugira umunsi nk'uyu nguyu ku ishuri. Padiri araza gusoma misa. Ryari ishuri primaire nini cyane y'abana bageze ku 1500. Mu gihe cya misa umwarimu ategura gusoma isomo. Ateguye gusoma isomo, igihe cyo gusoma kigeze, imbere ya ritari n'umukristo gatolika. Igihe kigeze agiye gusoma isomo, atera ivi ajya kuri alitari, ateye ivi aherayo. Yari umusore, ntabwo yari umusaza ngo uvuge ngo ni intege nke. Hari ukuntu bigucanga nawe. Ateye ivi aherayo, arahaguruka. Ahageze arambura igitabo agiye gusoma. Kwa kuntu bango isomo ryo mu ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye twese turaseka. Isomo yarirangije rwose yagowe. Mwumve rero barimo nshuti zanjye, imbere y'abana icyo kintu ntabwo bakibagirwa. Ubu nanjye ndacyacibuka, ntabwo nigeze ncibagirwa. Iyo uri umwarimu nta bintu byo kubeshyabeshya, kuko sosiyete yo kugeza umwarimu ugomba kumenya ko iteka uri umwarimu. Icyo ni ikintu kimwe, ariko no mu bindi byose, mu myitwarire muri sosiyete. Iyo uri umwarimu ababyeyi bakubona nka mwarimu, iyo uri umwarimu abana bakubona nka mwarimu, iyo uri umwarimu abandi bayobozi bakubona nk'umuyobozi mugenzi wabo, kandi umastering ibyarimo mu tuntu twariko twose, mu mico, mu mikorere, mu myumvire. Ugomba iteka guhora werekana ko usobanutse cyangwa wisobanukiwe. Turi kumwe? Tuba barimo rero muri urwo rwego, tugerageze twerekane ko sosiyete turera dufite aho dushaka kuyigeza, kuko natwe dufite aho tugeze. Ntakubeshabesha iyo uri umwarimu, icyo kintu sosiyete ntabwo ijya tubabarira. Urwo rwari urugero rumwe. Urwo ndangirizaho, umwarimu agomba kugira creativity, agomba kwigiramo akantu karenze n'ibyo asabwa na yaba leta, yaba padiri cyangwa musenyeri, bitewe n'ishuri yigishamo iryo ari ryo.
ndetse na directeur we ugomba kugira creativity ugakora ibirenze ibyo usabwa mu buryo bwawe. Twese ntabwo dufite ingabire zimwe ariko akantu kaba gakenewe. Twigeze kugira inzara nanone muri iyo myaka, twigeze kugira inzara. Ubu ngubu leta yaragikemuye, abana hafi ya bose niba atari bose basigaye bagerageza bakabashakira ibyo kurya bakarya saa sita byibuze. Twebwe icyo gihe ntabwo iyo systeme yari ihari. Twigeze kugira inzara, abana bakajya bivana mu ishuri, abandi bagasiba uko babonye. Ikibazo kiba kirakomeye. Hari umwarimu umwenzi watwigishaga, ntabwo yari umukire cyane, ariko yadukoreye akantu ku buryo n'uyu munsi ntabwo namwibagiwe, nta n'uwo yigishije bamwibagiwe. Yari umubyeyi, umudamu rwose wacishaga make, yararyaga ukuntu situation imeze. Sinekeza ko abivuganye n'abandi bari mu bagenzi be cyangwa directeur w'ishuri. We yahamagaje ababyeyi bacu, baricarana baraganira ku kibazo gihari. Arababwira ati uwagize icyabona uko cyaba kingana kose, uko giteye kose, uko gisa kose, muzajya mupfunyikira aba bana ibishoboka. Abana b'iki gihe ntabwo bazi ko kera twapfunyikaga tugiye kwiga, babisanga ku ishuri byatetswe. Nawe akaza ariko mu rugo iwe bagateka, nawe byabonetse bakabizana. Nababwiye ko atari ko yari umukire. Akazana ziriya harya zitwa inkoko. Inkoko murazizi? Inkoko murazizi mwebwe? Yego. Akazana inkoko eshatu cyangwa enye n'ibiryo yazanye. Ibyo twazanye twebwe nk'abana byose akabishyira kuri izo nkoko, akatwicaza mu magurupe, buri wese akagira ikintu arya. Ibyo yazanye n'ibyo twazanye akabishyira ku nkoko enye, akatwicaza mu magurupe, twese tukarya. Ntabwo twahagaga mu by'ukuri, cyari ikibazo, ariko twese tukarira hamwe tukarangiza amasomo agakomeza. Twabiryaga saa 4, ntabwo twategerezaga saa 6. Icyo gihembwe nitwe twatsinze twenyine mu ishuri ryose. Ishuri ryacu ryaratsinze, bitsinda neza, baranamuhemba. Ariko iyo ni creativity yakoze ubwe kandi birakunda. N'uyu munsi turamwibuka, yitabye Imana kuko ni imyaka myinshi, ariko tumwibukiraho icyo kintu gikomeye. Umwarimu rero ni umubyeyi, nicyo nashaka kubabwira. Umwarimu agomba no kuba umubyeyi, ni naho iyo creativity mvuga ishoboka. Kumenya ko abana bakeneye ikintu runaka kandi ukabikora bikuye ku mutima, atari kugira ngo ushimishe ba runaka cyangwa ba runaka, ukabikora nk'umubyeyi. Uriya yatubereye umubyeyi, Imana ikomeze imuhumugisha mu bugingo bw'iteka. Ndangiye rero mbashimira. Aka kantu mbabwiye abarezi bagenzi banjye, ntabwo ari ukubabwira ngo ntabwo mubikora neza, ni ukugira ngo umunsi nk'uyu udufashe guterera intambwe, kunoza imikorere yacu no kugaragaza neza ko umwanya mufite muri sosiyete ari umwanya ukomeye cyane. Umwarimu ni ingenzi. Umwarimu ufite umwanya udashobora gusibangana mu buzima bwabo yareze. Imana ikomeze ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza, kandi ibahe n'ibyo mukeneye kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze, bufashe abandi mu kubyara no kwera imbuto nziza. Murakoze. Arakoze cyane umushyitsi mukuru ku mpanuro nziza duhaye, ari nazo mpanuro nyamukuru twari dutegereje uyu munsi. Nyuma y'umuyobozi mukuru rero nta kindi kintu cyavugwa, ibiza byose bari amatangazo. Itangazo rya mbere